Ese u Rwanda rwaba rubonye rutahizamu mushya ukomeye? U Rwanda rwagize abataka bagiye bahangana n'abanyamahanga harimo Dani Usengimana ndetse na Muhadjili Hakizimana, bagiye bakomeza guhatana n'abanyamahanga mu gutsinda ibitego byinshi, ariko mu myaka ya vuba nta rutahizamu u Rwanda ruheruka kugira uhatana n'abanyamahanga mu gutsinda ibitego byinshi. Ese twakwibaza, twaba twongeye kubona rutahizamu uza guhatana n'abanyamahanga nyuma y'igihe kinini ibi bintu tutabibona? Uyu yitwa Habimana Yves, ni umwataka wa Rutsiro. Habimana Yves kuri ubu afite ibitego 5 ndetse na assist 2, ni ukuvuga ko amaze kugira uruhare mu bitego 7 muri shampiyona aho igereye ahangaha. Tugiye kugaruka muri byinshi utaruzi kuri Habimana Yves, byinshi utamuziho. Ese ni muntu ki? Ese yanyuze he? Haha, tera agatebe tumukubwire uyu rutahizamu ukomeje kuvugisha abantu benshi kuri ubu ngubu. Byinshi utarumuziho. Ese bo waba ruzi yuko ikipe ya APR FC yigeze kuba imushaka? Tera agatebe nkubwire, APR FC yigeze kuba yamushaka ngo imujyane mu Ntare maze akinemo umwaka ugera kuri umwe ibone kumuzamura. Gusa ku gapapuro ka APR hari abataka babiri, hariho Habimana Yves ndetse na Mugunga Yves. APR yaje guhitamo kuba yafata Mugunga Yves. Habimana Yves wari ukiri muto yaje guhita ajya muri Mukura, nyamara ariko nk'umwataka wari ukiri muto cyane yaje gusanga muri Mukura harimo abataka benshi kandi bakomeye, abura umwanya wo gukina. Nyamara KNC yaje kubona impano y'uyu musore, abona yuko ari rutahizamu ukomeye, amaza kumujyana muri Gasogi. Gasogi ari mu cyiciro cya kabiri ikeneye kuzamuka ndetse ikeneye rutahizamu wayifashe kuzamuka. Uyu Habimana Yves yageze muri Gasogi maze abinyenyeri koko, yatsinze ibitego byinshi ndetse uwo mwaka yabaye top scorer, yazamuye Gasogi ari we top scorer wayo. Na n'ubu imfura y'iwacu KNC ahageze yirahira uyu musore. Ese waba waruzi yuko Gasogi kuva yashingwa nta rutahizamu iragira nibura wari wayitsindira 1/2 cy'ibitego Habimana Yves yatsindiye? Kugeza ubu kuva aho Gasogi yashingiwe kugera n'uyu munsi tuvugana, nta rutahizamu urabasha gutsinda ibitego nk'ibyo Habimana Yves yatsindiye, ndetse yewe nta nuragira 1/2 cy'ibyo bitego. Ibyo se wari ubizi? Habimana Yves yageze ku bantu ba Gasogi barambura ibishura maze akabinyuraho koko bamukomera amashyi. Habimana Yves byashoboka ko yazashyirwa mu ba legend b'ikipe ya Gasogi United, nyamara ariko abi Rusizi ikipe bita Espoir yaje kubimubenguka imwambukana i Rusizi imuvana muri Gasogi. Habimana Yves yageze i Rusizi arakina, aho yasanzemo abasore bagiye bakomeye nka Muhozi Fred ndetse na Tuyisenge Arsene Tuguma barakinanye. Habimana Yves yakinnye muri iyo kipe imyaka igera kuri 2 aza kuyivamo, aho yarabonye ko gukina mu ntara urwego rwahamaze kururenga, maze mudaheranwa Haji Yusufu yaramaze kubona impano y'uyu musore maze amuzana i Kigali, amuzana gukina muri Gorilla FC. Yageze muri Gorilla naho yitwara neza, akomeza gukina uko bigomba, maze Gatera Musa aza kwerekeza muri Rutsiro. Uyu mutoza bita Gatera Musa akigera muri Rutsiro, icyo yabwiye abayobozi bwa mbere, yababwiye yuko afite intwaro, afite rutahizamu ukomeye cyane. Yababwiye yuko ibyo bamubwira kuzageraho niba bifuza ko yazabigeraho koko bagomba kumuzanira rutahizamu ukomeye. Uwo nta wundi ni Habimana Yves. Habimana Yves yageze muri Rutsiro abinyenyeri, aba rutahizamu ngenderwaho. Kuri ubu Rutsiro niwe rutahizamu igenderaho, amaze kwitsindira ibitego 5 nkuko nabibabwiye, ndetse atanga na assist 2. Kuri ubu amaze kugira uruhare mu bitego 7. Habimana Yves bimwe mu byo utarumuziho kandi ikipe akunda gutsinda cyane ni Kiyovu Sport ndetse na Polisi. Kuri ubu
abenshi bibaza niba na Mukura yaba igiye kwiyongeramo. Izi kipe aho bahuriye hose arambika asaga kubita nk'umwana muto, nubwo n'izindi azitsinda ariko izo ni umwihariko. Akiri muri Gasogi United, ikipe bita Kiyovu Sport, aho bahuriraga hose yarambikaga asaga kubita, yarayiziraga, yatsindaga ibitego byinshi akayicenga cyane. Aho yiviriyemo ubu Polisi, aho bahuriye hose arakubita. Murabyuka igitego yatsinze akiri muri Sport, murabyuka kandi umunsi wa 8 wa shampiyona y'umwaka ibyo yayikoreye, yatanze assist ebyiri muri uwo mukino, nubwo Polisi byarangiye batsinze 3-2, ariko yacenze Polisi. Ibyo mwayibaza Simeo yaramucenze koko. Ikipe ya Polisi sinzi impamvu, abenshi bibaza impamvu uyu musore iyo yayigezeho asya atanditse, ariko abenshi bakavuga ko yakinnye muri junior cyangwa se mu ikipe y'abato ya Polisi bita Interforce. Ese haba hari ibibazo bagiranye akaba ariyo mpamvu ayitsinda cyane? Nibyo kwibazaho. Ikindi kandi Abanyarwanda bakomeje kwibaza niba umutoza Tristan atagomba kumuhamagara, kuko ubu niwe mwatakumeze neza mu Rwanda, akajya guhatanira umwanya na Onesme Twizerimana ndetse na Mbonyumwami Taiba. Reka turindire tureke azamuhamagara. Ikindi kandi utaruzi kuri Habimana Yves, niwe uherutse gutsinda ibitego 2 Muhazi United, byose babyanga. Ibintu biherutse guteza saga mu bakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda, bemeza ko ibyo bitego yakagombye kuba yarabihawe, ariko umusifuzi yagiye abyanga byose. Abenshi tubo yakaba yagize ibitego 7, ariko ibitego bitemewe nyine ntibabyemewe, ubu bafite ibitego 5. Uyu rutayizamu abenshi bamutegereje mu Mavubi mu ikipe cyane. Reka turebe uko azitwara. Ese ibyo akora muri club azakomeza bikora no mu ikipe y'igihugu? Reka dutegereze turebe. Uyu yari Ishimwe Fabrice mwari kumwe, ndetse iyi ni Dressing Room TV. Mukomeze kudukunda, mudukurikirane, dukomeze tubane. Ciao ciao.